Angaki. Nimaze ibiki ngenda cyane kumanitse supernet. Harya ntayo rara. Hagimanitse. Oya ntayimanitse. Okay. Kanza nyimanike. Sabeti ko unzanye umwana umanike supernet. Irihe ngo nyimanike se? Ocha. Nyine urebye ndagukunda. Nkunda se supernet nivuyemo ndagukunda. Ocha, no kuri ndagukunda nene musiko nabikubwira. Ese ushaka kuvuga iki? Bifuza ko ndi nawe twakundana. Ariko kamanza mubiri. Sibyo? Birengagiza ko mfite umugore. Umugore ni ikibazo se? Nase ngewe nemerewe gutunga abagore barenze umwe. Umugore ntabwo ari cyo kibazo, njye nawe gukunze n'ukuri. Imva rero urumva n'ikindi gihe. Toka. Wapi nta kigenda ndabona kuba hano iwawe birandangiye ni ukuri beke kuba hano iwawe birandangiye kandi ni ukuri birananiye agira inkuru rero ni umuki kuba hano iwawe birandangiye birakurambiye sana nturi ufite kibazo ahubwo reka nkubwire uzi we ntaje undi byambayeho siko je umugabo yashatse kumfata ku ngufu nkamukanya nkamuhakana ngo iki ngo yashatse kugira gute yashatse kumfata ku ngufu ariko beshya nk'inzozi koko umugabo wanjye umugabo wawe nuko namubereye ibamba nkabone yaragiye kubikora kandi njye sinabikora uravugisha ukuri uko ni ukuri njye nguhaye iyo mico si yaga yadukanye noneho koko byaba bizima ibyo n'ibyo cyose bagasanga nyafite gahunda yo kubeshya umugabo wawe
noneho kuri inshuro ndumiwe reka mbabwire umva ndumiwe se we kuri kuba hari wowe birandambiye ntabwo nshaka ko umugabo azafata ku ngufu nabonye buriya mukira ntabwo nshaka ko bizongera kubaho rero ntabwo ndi kubyumva ariko ya birandambiye rwose ntabwo ndi kubyumva sindi aya nushaka ubyumve ntabwo nshaka ko umugabo azafata ku ngufu ko njye birandambiye ndashaka kwigendera iki ko numva byaba ari ikibazo gikomeye ni ikibazo nyine nasa nanjye ngiye kukubwira ntababaye mama mucyo uraho akwa mugore wumva nawe uragarutse umva mubwire wambwira gufite amakuru aragurishwa nimvaho ga ntabyo waruzi nta makuru ufite ngaho ngwino yambwiye ndaje njenje dore cyara ni karibu biteze amakuru nimva none urambwira amakuru ufitiye kagira inkuru yego ubwo mperutse kuza hano yego ndaza nsanga hano ku muryango hakinguye yego ndinjira ariko ndasuhuza ntagira umuntu unyikiriza ubwo nyine nibwo ninjiye mu nzu ubwo ndaza gake gake ninjira ngeze muri salo ndahagarara nyine numva muri cya cyumba cyo haruguru wahanye mpoyoyo kuki urumva narumiwe ubwo ndangije mpita nsohoka ntawe mbonye umva naho burya narakurenganyaga ni ukuri rwose sobanurira neza naho ubwo uritonda urumva aho wumva barira pe iki se ko numva bincanze bimurancanze nimba amucyo na peti ngo iki noneho ndumiwe koko ibyo uvuga ni ukuri ni ukuri pe uravugisha ukuri rwose ubu waragowe pe nanjye nagoraga ubusa urakoze cyane urakoze twari makuru nk'aya icyo gukora nanjye ndakizi byihorere ese narumiwe ntabwo nzi ko papa mucyo yabikora yego rata urakoze abantu babandi ku ngufu uhindutse oya usigaye ufata abantu babandi ubwo rero wari uzi ko ntazabimenya fata abantu ku ngufu ajya kwimbwira ibyo ngibyo ubwo keretse ahantu bana kunigana